wari uzi ko icyo ufite ari cyo kibitsemo ikizagukiza? wari uzi ko hari icyo ufite utari wahishurirwa Imana yabitsemo ubushobozi bwo kukubeshaho? wari uzi ko icyo ufite ari cyo kibitsemo icyo ushaka? wari uzi ko icyo ushoboye ari cyo kibitsemo icyo ushaka? wari uzi ko nukora neza icyo ushoboye kizakugeza ku cyo ushaka? icyo ufite cyaba ari gito kizavamo ikintu ushaka ku Mana nugikoresha neza. Imana iguha iyerekwa rigaragaza icyo ufite ko ari cyo kibitsemo ubushobozi bwawe bwose. Uyu mugore Elisa yaramubajije ngo ufite iki? Uyu mugore arasubiza ngo ntacyo. Imana uvuze ngo ntacyo nyuma akavuga ngo afite utuvuta duke, nuko yari abizi neza ko tutuvuta duke nta gitangaza Imana yaremeramo. Nyamara utwo duke ufite nitwe Imana igiye guheraho ikora igitangaza. Hari igihe wikomeza ku bantu manda yabo ikarangira, ariko abikomeje kuwiteka babayeho, barabaho none, bazabaho no mu gihe kizaza, kuko Imana ntabwo ishyirwaho n'amatora. Imana ntibayitera kudeta. Imana ntisaza ngo yitwaze akabando. Imana ntinanirwa, ntisinzira, ntiryama. Aramubwira ati mugore, nitaye ko umugabo wawe yapfuye, ibyo ntibindeba. Nitaye kuba uri umupfakazi abana bawe ari imfubyi, ibyo ntibindeba. Nyishyura. Uyu munsi bushobora kuba bwakeye umwishyuza aza kukwishyuza, ariko humura hari ubundi buzacya ufite ibyo umwishyura. Abakorera Uwiteka ntibazaruhira ubusa, ngo nta nubwo bazabyara abana bo kubona amakuba. Abavuze ko utaziga wige bahari, abavuze ko utazakomera ukomere bahari, abavuze ko nta bukwe uzakora ubukore bahari, abavuze ko utazaheka uheke bahari, abavuze ko utazakikira ukikire bahari, abavuze ko utazagira ubwenge ubugire bahari, abavuze ko uzabimbwa ubu umugabo bahari. Ibihe byiza kuri mwese abakurikiranye Evangeliste Daniel TV 7. Imana bampera umugisha mwinshi kandi ndabakunda cyane, mpora mbifuriza ibyiza biva ku Mana. Ndi inshuti yanyu kandi namwe ndabizi ko munkunda muri benshi. Imana ibaha umugisha rero, nanjye ndabakunda kandi n'Imana irabakunda kundusha. Dushimiye Imana ikomeje kugenda ibana natwe. Hanyuma wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo dukomeze gufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Uzajya ubona ibiganiro byacu buri munsi ko tugiye tubishyiraho. Hanyuma kandi ubutumwa bwiza nibugufasha ntubwihererane, ubusangiza abandi. Bituma ubutumwa bwiza bugera kure, kuko tubereyeho kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubahindura kugira ngo babashe kumenya icyo Kristo ashaka. Hanyuma ndifuza ko uyu mwanya twatangira dusenga. N'ubundi nzanye ijambo ry'umunsi kandi harimo ibintu byinshi turi buze kuganiraho. Ndakwinginze rero kubw'imbabazi z'Imana uyu mwanya uze kuha agaciro, wumva ijambo ry'Imana. Hari ibintu abantu benshi basigaye bahugiyemo, social media nyine hariho ibiganiro byinshi biba bitandukanye. Ni byiza kubireba ibikugirira umumaro, ariko kandi nanone ukita cyane no ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riruta ibintu byose. Turiho kubw'ijambo ry'Imana, ibyo utunze byose n'ibyo wifuza kugeraho byose bizabaho kubw'ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu rero ari byiza kuzirikana ijambo ry'Imana kandi ukariha agaciro cyane, kuko ubuhanuzi butavangiye n'ijambo ry'Imana. Kuritunga rero rikaba muri wowe, uba ufite ubutunzi butabora, ufite ubutunzi budasaza, ubutunzi butageraho ingese. Gutunga ijambo ry'Imana muri wowe ni intwaro ikomeye cyane, ni inkota ikomeye cyane wicisha imigambi ya Satani. Rero ndabibutsa ko turi mu gihe gikomeye bidusaba gusenga cyane, ariko nanone tugasenga dufite ijambo ry'Imana twibitseho. Bibiliya iravuga ngo uvoma amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa rero ni iki ngiki turi kugenda dusatiramo ndetse twanagezemo, aho umuntu asigaye akora urugendo rw'amasaha ngahe 2 cyangwa 3 n'amaguru agiye gushaka urusengero rufunguye asengeramo. Rero birakwiriye ko ugomba kuzirikana ijambo ry'Imana rigatura muri wowe, kuko buriya urusengero rwa mbere ni umutima wawe. Urusengero rwa mbere ni umutima wawe. Ugomba kumenya ko rero kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe bizakugirira inyungu nyinshi kurenza ibindi bintu byose. Imana duhana umugisha, ndabakunda. Munyemerere dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha. Mana turagushimiye, nanone tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza. Biba ari iby'agaciro gakomeye cyane, kuko tuba twabyutse bikemera, tukagenda bikemera, ingingo zacu tukumva ziri gukora neza. Ntago twirengagize ko hari abandi bapfuye baturushaga ubwiza n'ubutungane ndetse no gukiranuka, baturushaga byinshi, ariko kuba waturinze hari icyo ugambiriye gukora ku buzima bwacu. Ndakwingize kugira ngo uyu mwanya rero uduhaye ubu mwanya w'umugisha, kandi ubuntu duhabwa n'Imana bwere kudupfira ubusa, ahubwo tububyaza umusaruro kugira ngo bizatubere impamba izatugeze iwawe mu ijuru. Ushoboza buri muntu wese gukurikirana kino kiganiro kandi umuhereze umugisha, kandi wite ku byifuzo bye, ibyo gusaba byose
umuhereza iby'ingenzi kandi bikwiriye bizatuma atakwibagirwa. Urakoze, ndagushimiye kubwo kubana natwe muri byose. Ibyo mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero mwese, reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha. Ni ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho. Ni ijambo rivuga ngo abakorera Uwiteka ntibazaruhira ubusa. Ese murabyumvise? Abakorera Uwiteka ntibazaruhira ubusa. Kera negeze njya ahantu gutera, segonda byita gute, no gukora ikiraka, simbizi. Negeze njya gukorera umuntu anyeneye cyane pe, anyeneye ku buryo bukomeye, amamagara nyitabaje. Hanyuma ndagenda, gusa sindibuze kuvuga ariko nshatse nanabivuga. Icyo gihe yarambwiye ibintu njya kumutwaza kubyikorera ku mutwe. Twari turi muri cya gihe nyine cy'ubutayu umuntu agomba kunyuramo kugira ngo agere ku rwego rushyitse rwo kubona ibyo azabwira abandi. Hanyuma ndabimutwaza. Icyo gihe nari n'umunyeshuri niga segonderi. Hanyuma ndabyikorera, ndabijyana, umuzigo we ngugeza aho ngugeza. Mageze mgiye kumwishyuza arambwira ngo winsakuriza. Kumwishyuza akambwira ngo ndi kumusakuriza, kandi ikigaragara cyo yari afite ubushobozi bwo kwikorera uwo muzigo. Ariko ndagenda nabimukorera mu iyo service, ariko twumvikanye ko ari bumpembe, twumvikanye ko ari bunyishyure. Sharangije arambwira ngo ndeke kumusakuriza. Ariko Bibiliya igiye kutubwira ukuntu abakorera Uwiteka batazaruhira ubusa. Abakorera Uwiteka ntibashobora ndababwiza ukuri, ntimuzaruhira ubusa. Ya mirimo yose wakoze ukayikorana urukundo, no kuri ntabwo waruhiye ubusa. Ikintu cyose ukora ugikorera Imana, ugikorana umutima w'urukundo, ntabwo uzaruhira ubusa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa mbere, haravuze ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we umugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None uwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugire ne? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Hano hantu reka masubiremo. Uyu mugore yaramusubije ngo ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Ko yaravuze ko ntacyo afite, ako gaherezo kutuvuta kavuye, ndabigarukaho. Ku murongo wa 3 aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe. Birimo iki? Birimo ubusa. Utire ibintu birimo ubusa, utazana ibintu birimo ikindi kintu runaka bakaza kwiyitirira ko ari bo babiguhaye. Uzana ibintu bagutiza ibintu ariko birimo ubusa, ariko ntutire bike. Umva nyine ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo riturutse mu muhanuzi wizera. Ntutire ibintu bike. Yari abizi neza ko Imana iri bukore igitangaza kirenze ibyo umugore ari gutekereza. Ku murongo wa 4, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta, udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. 5, nuko amusigaho yinjirana n'abana mu nzu, arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira nawe ati hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Reka dusome irindi jambo rimwe.
kugira ngo tubashe kumva neza icyo Imana igiye kuvugana natwe. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 65 umurongo wa 22. Yesaya 65:22 haravuze ngo ni 23, turasoma 23. Yesaya 65:23, ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Kanongere subiremo, ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho bose. Ijambo riravuze ngo ntibazaruhira ubusa. Ahari wakorera umuntu ukaruhira ubusa, umuntu akakubwira ngo sinkuzi nk'uko umuntu yambwiye ngo genda umva imbere w'insakuriza, kandi namukoreye. Ariko iyi Imana dukorera mu bintu nyiziho irazirikana. Imana yacu irazirikana uko byagenda kose. Ibyo wakoze ushobora kutabona inyungu yabyo none, ariko ejo ukayibona. Imana yacu idakoze ku wa mbere, hari igihe ikora ku wa kabiri, itakora ku wa kabiri, igakora ku wa gatatu. Yigirira icyizere. Icyo nzi cyo ni uko utazaruhira ubusa. Bibiliya iravuze ngo abakorera Uwiteka ntibazaruhira ubusa, ngo nta nubwo bazabyara abana bo kubona amakuba. Uyu mugore tumaze gusoma hano, abana be bumvise ko bari bagiye kubona amakuba, ngo bari bagiye kubagira imbata, ngo babakoreshe imirimo y'uburetwa, kubera ko uyu mugore yari yabuze ubwishyu. Ariko kubera ko umugabo w'uyu mugore ataruhiye ubusa, haleluya, Imana irazirikana igikorwa cyose wayikoreye. Ibimwe wakoze, ufasha abakene, usura imfubyi n'abapfakazi, usengera abantu, ufasha abatishoboye, ntago waruhiye ubusa. Ubaka urusengero ntiwaruhiye ubusa. Upfa ko arabikoranye umutima w'urukundo wizeye Imana, udashaka kwereka abantu ko ugize icyo ukora. Hari igihe umuntu akora ikintu agira ngo yereke abantu ko ashoboye. Oya, ntugakore kugira ngo abantu bakurebe, ukore kugira ngo Imana ikurebe. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma hano, Obadiya yari umuhanuzi w'Imana, ariko akaba umuhanuzi ufite ishyaka ryinshi. Ishyaka yari afite si ryari ryo kwihesha icyubahiro muri we kugira ngo bigaragare ko ari umuhanuzi cyangwa bigaragare ko ari umuntu urenze, ahubwo ibyo yakoraga byose yabikoraga kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbese ibyo ukora ubikora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, cyangwa ubikora kugira ngo izina ryawe rigaragare? Hari abantu nyine bateye gutyo, umuntu agakora ikintu kugira ngo akunde amenyekane, akunde azamuke, akunde abantu bamumenye. Ariko Obadiya ntiyabikoze kugira ngo izina rye rikunde ryamamare, kuko n'ubundi byarangiye ryamamaye, na n'uyu munsi turacyarivuga, ariko ryamamaye kubera ko Imana imwamamaje. Hanyuma Obadiya cyari igihe gikomeye Zebera rwiga abahanuzi, hanyuma afata abahanuzi arabahisha. Si ukubahisha gusa, ngo atangira kubaha ibyo atunze mu kubagaburira kugira ngo abiteho ibyo kurya, ubuzima bwa buri munsi bukomeze kugenda neza, yabahishe mu buvumo. Noneho ibyo yabahaga yari atunze birashira. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Uyu muhanuzi Obadiya naramukunze cyane, ubwe yari afite umuryango, afite n'abana, ariko ibyo niyabihaye agaciro cyane ngo avuge ngo bazicwa n'inzara, ngo bizagenda gutya bizagenda gutya, ahubwo yari abizi ko atari kuruhira ubusa. Imana ishimwe. Ngo atanga ibye byose, agurisha ibintu, ibyo yari afite arabitanga kugira ngo abahanuzi b'Uwiteka baticwa n'inzara. Imana yacu irazirikana umurimo wose wakoranye urukundo. Humura, ushobora kuba utari kubona inyungu zabyo nonaha, ariko iyi Imana yabyanditse ahantu. Ikintu cyose ukoreye Imana ukagikorana umutima w'urukundo, ukagikora utagira ngo wiyamamaze, ugira ngo wamamaze Imana, Imana yacu irazirikana. Icyo nzi neza cyo ni uko utaruhiye ubusa. Abakorera Uwiteka ni ukuri ko Imana ntago bazaruhira ubusa, kandi ngo ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Ngiye gufashwa mw'abantu. Noneho
ibintu bye yarabitanze kugira ngo yite ku bahanuzi, agera ku rwego bimushiranye ajya no kwikopesha. Umva uburyo yari yizeye Imana. Aravuga ngo ubwo ibyanjye binshiranye kandi bikaba binshiranye abahanuzi bagihirwa kandi nkaba nakomeje kubahisha. Hari igihe umuntu aba ari mu kibazo, aba ari mu ntambara, agahura n'umuntu umuhisha akamugirira umugisha. Burya wa muntu wahishe ukamugaburira, ukamuha ibyo kurya, ukamuha ibyo kwambara, ukamwishyurira inzu, ukamugaburira yarabishwe n'inzara, ukamurengera mu buryo butandukanye, burya ntiwaruhiye ubusa. Aho wamuhishe nawe mu gihe kizaza Imana izaguhisha. Ntabwo Imana yakora ikosa. Imana ntigikora ikosa. Imana ntikosa. Mu bikorere y'Imana, Imana ntikosa. Ntishobora gutekereza kuguhemukira. Imana ntihemuka. Abantu bo barahemuka, abantu barakosa, ariko Imana ntigira ikosa. Imana ntihemuka. Icyakora abantu barahemuka, icyakora abantu barahinduka. Umuntu umugirira neza ejo akaguhinduka, ariko burya ubakoreye Uwiteka ntabwo azaruhira ubusa, kandi ntabwo azabyara abana bo kubona amakuba. Agera ku rwego rwo kwikopesha kugira ngo yite ku bahanuzi b'Imana. Igihe kiza kugera bya bintu birashira, arakomeza arikopesha, bigashira, agasubira kwikopesha, bigashira, agasubira kwikopesha. Hanyuma Obadiya igihe kiza kugera arapfa. Mu gupfa kwe yapfuye yarakoreye Imana, apfa umwenda amadeni yose yafashe atayishyuye. Noneho apfa asizemo ideni umugore we. Ntekereza ko umugore we yajyaga amubaza ati ariko se mutware wanjye, kureba ibintu byose tubitanze dufasha abantu, none tukaba tugiye no kwikopesha, mutware mwiza tuzungukira. Obadiya ati humura mugore mwiza. Aleluya, humura. Aha hantu Imana iradukeneye. Aha hantu Imana ishaka ko tuyihesha icyubahiro. Ahantu Imana ishaka ko tuyikorera tudafite icyo turebaho na kimwe. Reka tuyikorere. Reka tuyikorere zaduhemba. Umugore arabyemera aravuga ati mutware mwiza, Imana yacu ndayizi. Ibyo turi kuyikorera bishobora kutaduha inyungu ya nonaha, ariko ntiturambirwe. Wirambirwa nanjye sindambiwe, ngwino ufashe tumutegereze. Wirambirwa nanjye sindambirwe, ngwino ufashe tumutegereze. Sindambiwe nawe nturambirwe, 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 ngwino ufashe tumutegereze. Ibitabaye none ejo bizaba. Hanyuma Obadiya arapfa, asizemo umwenda ukomeye, ideni rikomeye. Wakibaza ngo uyu mugore azaryishyura, aryishyuye iki? Afite ubushobozi bwo kwishyura iyo deni? Ko ibintu byose babitanze kugira ngo bite ku bahanuzi. Uyu mugore asigaye mu kibazo gikomeye. Asigaye ari umupfakazi, icyo ni kimwe. Agiye kurera imfubyi umugabo we amusigiye. Aba bana barabaho bati, nyamara umugabo we yapfuye. hari ubuzima rero umuntu abamo. Abantu bagasigara bamwigaho. Ubuse ko apfuye disi ari we wari umugize, arabaho ati. Ubuse ko rero wamurihiraga amashuri akaba apfuye, arabaho ati. None se atarabaho ntiwari uriho? Hari abantu bavuga ngo umva ngo arapfuye, ngo nawe ngo arahita amukurikira. None se ko rero wamuhahiraga, ko rero wari ufite imbaraga zo kujya guca inshuro, none ko apfuye arabaho gute? Nyamara bakirengagiza ko abakorera Uwiteka batazaruhira ubusa, batazabyara abana bo kubona amakuba. Ntabwo twaruhiye ubusa, ndagutangariza ko utaruhiye ubusa.
Imana yacu uyikorera wese ayitinya yubaha ntabwo azaruhira ubusa n'ukuri. Iyo mfashijwe mba numva nahita nsoza ikiganiro, mba numva nahita nsoza. Ari ukuntu mfashwa nkumva ndafashijwe, nkabona uburyo iyi Imana izirikana igikorwa cyose umuntu yakoranye urukundo. Uyu mugore asigaye mu buzima bubi, abantu bamufasha w'ijambo, nibyo koko ari mu gihe cyabyo. Ari mu gihe cyabyo kuvuga, nyine agomba kuvuga kubera ko none se umupfakazi nibavuga ko ari umupfakazi se ari busakuze kandi ari umugabo yapfuye. Nibavuga ko abana basigaye ari imfubyi bagiye kuregwa n'umugore se byo baraba babeshye. Hari igihe umuntu kera umuntu yigeze abwira undi ijambo rimusesereza numva ndababaye. Yari umumama wari warapfakaye, ariko apfakara afite abana bato bagera kuri 7. Hanyuma umuntu mwaza kumubwira ijambo rimukomeretsa, ndaryumva numva ndababaye. Aramubwira ngo abana ngo barezwe n'umugore ngo nta bwenge bagira, ngo abana barezwe n'umugore ngo usanga ngo nta burere. Ninde wababeshye? Ndashimira Imana abantu mwarezwe mu buzima nk'ubwo, mukabaho muri imfubyi, mukarerwa na ba mama banyu, nimukomere. Imana ni umugabo w'abapfakazi, Yesu ni umugabo w'abapfakazi, yita ku mfubyi, yita ku bakene, yita ku batagira shinge na rugero, kandi ntasuzugura gusenga kwabo. Yaramubwiye ngo ubwo se ngo abana ngo abana se ngo bari kurerwa n'umugore, ngo urumva baba abana bazima. Ayiwe, uza abantu barezwe n'abagore uyu munsi babaye abantu bakomeye. Ubu se murabona koko mama ari kundera ubu ko mama ari kundera ari wenyine, murabona mbaye iki? Nuko uyu mugore yarababaye, basigara bamukomeretsa. Umugabo wawe warapfuye, urabaho gute? Ubu se tubeshejweho n'abantu? Erega aho umubyeyi ataba Imana yahaba. Hari igihe nyine uyu mugore bamuteze iminsi, bati umugabo wawe warapfuye, apfuye gusigiye amadene, yarikopesheje ngo ari gufasha abantu atazi. Ntago wenda yari abazi, ariko Imana yari ibazi, kandi ibyo yakoraga yabikoraga kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Shimiye Imana, shimye Imana ko hari abantu benshi babayeho mu buzima bw'ubupfubyi, barerwa n'ababyeyi b'abagore. Reka mbyite gutyo ko birivuga umugore, ariko barakuze. Nawe uneze amatwi, ahari bari kukubwira ngo ntuzakura, ntuzagira ubwenge, urerwa na nyoko, humura komera. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Kuba uri kurerwa na mama wawe siga isobanuro cy'uko utazagira ubwenge, uzabugira, ndetse ubuce nabo ngabo birirwa baguseka. Umubyeyi wese ni umubyeyi di. Hari igihe umuntu avuga ibintu nkumva arambabaje, ngo umwana warezwe ngo n'umugore ntagira ubwenge. Uwo wabivuze naramurebye, ahubwo mbona niwe utabufite. Ubwo si bwa afite ubwenge aho wavuze ibyo? Hari igihe rero abantu bakureba bakagira ngo nta bwenge ugira, ugasanga ubarusha ubwenge. Abantu bakavuga ngo ntacyo uzageraho, Imana ikakikugezaho. Abantu bakavuga ngo uzapfura imbwa ejo, bakabona uri umugabo. Ndashimira Imana izatugezaho abantu batekereza ko tutazagera. Ubu se aho tugeze hari uruhare babigizemo. Imana niyo yonyine yabigizemo uruhare, izatugeza n'ahandi harenze aho batekereza n'aho bibwira. Imana yacu ibasha gukora cyane biruta ibyo bibwira, iruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Kwizera kwacu kungana n'igitangaza Imana ituremera. Uyu mugore yasigaye ari umupfakazi, abantu bamufata w'ijambo, kandi kuko igihe yari asohoyemo cyamwemereraga guhimbwa amazina. Aremera, arihangana mu buzima bukomeye, idene riramujujubya buri ubwishyu. Ariko iri dene mbibutse ko yarifashe atagiye kurishyira mu gifu cye, yarifashe kugira ngo yite ku bantu b'Imana. Imana yacu ntabwo ari injajwa, Imana yacu ntabwo ari nk'abantu. Imana yacu izi ubwenge, ntabwo yakirengagiza igikorwa Badaye yakoze cyo gufasha abahanuzi, akabahisha, yamara kubesha akanabatunga. None ikintu cyanangaje, yanabatunze adategereje inyungu zizabaturukamo. Yabatunze ategereje umugisha uzaturuka ku Mana. Avuga yari abizi neza ko abakorera Uwiteka batazaruhira ubusa, kandi batazabyara abana bo kubona amakuba.
bana b'uyu mubyeyi barasuzugurika, barasuzuguritse, banyura ahantu batari kusubwa, mwe muzakuzwa n'iki? Isoko yapfuye, yamara gupfa agafata atanishyuye ideni ry'abandi, ubundi ubwo muzabaho umuti. Aba bana bahura n'igikomere cyo kubise apfuye, agapfa basize ari imfubyi, akabasigira mu buzima bubi bw'ubukene bw'ideni rikomeye, kandi badafite ubushobozi bwo kwishyura, ariko Imana ifite ubushobozi bwo kwishyura. Reka nkubwire wowe neza amatwi ufite ideni, humura komera, izera Imana. Niba waravuganye n'Imana, ntabwo Imana izakurekera, ntabwo izagushyira mu maboko y'abanzi bawe. Oya, Imana ishimwe. Ndumva hari ukuntu numva mfashijwe, nkumva nakwitonda, nkumva nahita nisinzirira, nkumva nahita ndyama. Hari ukuntu mfashwa nkumva Mana nyagasani, iyi Imana yacu ntabwo yakora ikosa ryo kwibagirwa ibintu wakoze, ukabikorana urukundo, ukabikora kugira ngo uheshe izina ry'Uwiteka icyubahiro. Ubu Imana yirengagize uburyo cyo wakira abashyitsi ku rusengero wanyu? Imana yibagirwa ukuntu ujya uteka igikoma ukagemurira abantu kwa muganga badafite kirengera? Imana ibyibagirwe? Ntabwo yakora iryo kosa. Imana yibagirwa uburyo ujya ufasha abakene ukabambika, ababuze ibyo kwambara ukabambika, abadafite ubwishyu bw'inzu ukabishyurira? Imana icyo kintu ikirengagize? Ikirengagije gute? Ubu sinagira aho ngaho nkirengagiza umuntu wantije iki gikoresho ngo nkore ikiganiro, sinabyirengagiza gute? Keretse n'abaye ntatekereza. Wari uzi ko iyi Mana yacu batuvugaho yumva, ariko ikatuvugaho batumva? Aba bana bakuriye mu gikomere, bibaza uburyo kiri deni mama wabo azaryishyura adafite akazi, adafite icyo afite, n'ibyo yari atunze byose umugabo wasize abigurishije. Ariko uyu mugore yikomeza ku Mana aho kwikomeza ku bantu. Hari igihe wikomeza ku bantu manda yabikarangira, ariko iyo wikomeje kuwiteka ubaho none ukazabaho ni mu gihe kizaza, kuko manda y'Uwiteka ntigirangira. Reka subiremo, hari igihe wikomeza ku bantu manda yabikarangira, ariko abikomeje kuwiteka babayeho, barabaho none, bazabaho no mu gihe kizaza, kuko Imana ntabwo ishyirwaho n'amatora. Imana ntibayitera kudeta. Imana ntisaza ngo yitwaza akabando. Imana ntinanirwa, ntisinzira, ntiryama, ntigira gute. Ubundi Imana wayinganya iki? Uzi ko iryamye igasinzira tutaba tukiriho? Iyi Mana ntihunikira. Numva nasoza ikiganiro kuko ndi kugiraho nkumva mbuze icyo mvuga, kujya muri urubwiza bw'Imana nkareba uburyo Imana izirikana. Aba bana b'uyu mupfakazi baravuze bati nubwo data apfuye, ariko apfuye yarakoreye Imana. Umugore aravuga ati nubwo umugabo wanjye apfuye, ariko apfuye yarakoreye Imana, ntabwo Imana izadukuriramo aho ngo bukeye. Mana bukeye, hari igihe bujya bucya, hari igihe bucya, hari igihe bucya bugacyana ayandi. Ngo bukeye ngo abyutse ngo asanga umwishyuza yaje sha. Hari igihe bucya umwishyuza yaje, hakaba n'igihe bucya ufite ibyo umwishyura. Uyu munsi bushobora kuba bwakeye umwishyuza aza kukwishyuza, ariko humura hari ubundi buzacya ufite ibyo umwishyura. Ngo bwarakeye umwishyuza araza aramubwira ati mugore, nitaye ko umugabo wawe yapfuye, ibyo ntibindeba. Nitaye kuba uri umupfakazi, abana bawe ari imfubyi, ibyo ntibindeba. Nyishyura, ntago nitaye kuri ibyo kuba umugabo yarafashe amadeni yarangiza agafi, ibyo ntibindeba. Ngewe nyishyura. Hari igihe umwishyuza ajyaze, umwishyuza araza sha. Uyu mugore aravuga ati ndamwishyura iki? Ariko uyu mugore rero azirikanye ko Imana itajya yirengagiza ibikorwa umuntu yakoranye urukundo. Ngo aramubwira ngo agira agahinda kenshi, umwishyuza aramubwira ngo niba udafite ubwishyu bwo kunyishyura, aba bana bawe ndabatwaraho ingwate, kandi nimba twaraho ingwate ndabakoresha ubucakara kugeza igihe ideni rizashiriramo. Uyu mugore agira agahinda mu mutima, aravuga ngo ndababaye, ariko Imana yanjye ndayizera. Aragenda asanga Elisa. Imana ikumera umuntu yabitsemo ubushobozi bwo kugukura mu makuba ugezemo. Reka mbisubiremo. Wari uzi ko Imana igitegurira umuntu ufite ubushobozi, ikagutegurira umuntu ufite ubushobozi bwo kugukura mu kibazo urimo?
Imana ntishobora kukwirengagiza. Hari umuntu Imana yaguteguriye uzagukura mu kibazo umazemo iminsi. Hari umuntu Imana yaguteguriye ufite ubushobozi bwo kugukura mu makuba. Uyu mubyeyi yasanze Elisa aramubwira ngo ndakwinginze mugaragu w'Imana isumba byose, urabizi umugabo wanjye ari we mugaragu wawe yarapfuye, ariko apfa yarakoreye Imana. Ndafashijwe. Apfa yarakoreye Imana, apfa yarahisha abahanuzi arabagaburira atanga byose aranikopesha. Kangahe ugiye gukorera Imana ukikopesha wowe? Aranikopesha. None umwishyuza yaje kandi yambwiye ko ari buze gutwara abana banjye akajya kuhagira ingwate, donc akabagira imbata akabakoresha ubucakara. None mbigenze nde? Ikigaragara cyo uyu mugore nta kintu yari afite. Mu buryo bugaragarira amaso nta kintu yari afite, ariko hari icyo yari afite. Wari uzi ko icyo ufite ari cyo kibitsemo ikizagukiza? Wari uzi ko hari icyo ufite utari wahishurirwa Imana yabitsemo ubushobozi bwo kukubeshaho? Wari uzi ko icyo ufite ari cyo kibitsemo icyo ushaka? Wari uzi ko icyo ushoboye ari cyo kibitsemo icyo ushaka? Wari uzi ko nukora neza icyo ushoboye kizakugeza ku cyo ushaka? Icyo ufite cyaba ari gito kizavamo ikintu ushaka ku Mana nugikoresha neza. Imana iguha iyerekwa rigaragaza icyo ufite ko ari cyo kibitsemo ubushobozi bwawe bwose. Ntabwo byumvise bino bintu. Elisa aramubaza ngo mugore uragira ngo nkugire nte? Aramubaza ngo none mugore ufite iki? Uyu mugore yaramusubije ngo ntacyo mfite. Nyamara yaragifite nuko yari atarabimenya. Yaragifite buryo nawe hari icyo ufite Imana yazamukiraho, hari icyo ufite Imana yakoreramo igitangaza ku buzima bwawe. Wivuga ngo ntacyo ufite uragifite. Hari icyo ufite, hari icyo ufite Imana igiye guheraho ireme igitangaza ku buzima bwawe. Hari icyo ufite n'ukuri. Kandi icyo ufite n'ikimana igiye guheraho. Mana ibi ni ibiki mwuka byarabwe. Icyo ufite n'ikimana igiye guheraho isohoza amasezerano yagiranye nawe. Uyu mugore yakagombye kuba yavuze mbere ko afite utuvuta duke, ariko yabanje aravuga ngo ntacyo afite. Ahita yibuka ko afite utuvuta, ariko impamvu yavuze ko ntacyo afite yari azi ko utwo tuvuta duke afite Imana itadukoreramo igitangaza. Reka subiremo. Uyu mugore Elisa yaramubajije ngo ufite iki? Uyu mugore arasubiza ngo ntacyo. Imana yavuze ngo ntacyo, nyuma akavuga ngo afite utuvuta duke, nuko yari abizi neza ko tutuvuta duke nta gitangaza Imana yaremeramo. Nyamara utwo duke ufite nitwe Imana igiye guheraho ikora igitangaza. Ariko Mana ndafashijwe. Ufite iki? Ntacyo mfite. Uretse utuvuta duke. Amaze kuvuga ngo ntacyo afite, nyuma ngo afite utuvuta duke. Nyamara utwo tuvuta nitwe Imana ishaka. Ndafashijwe n'ukuri. Ndafashijwe. Utu tuvuta duke nitwe Imana igiye gukoreramo igitangaza. Mana we Mana ndafashijwe n'ukuri. Utwo tuvuta duke Elisa aramubwira ngo ubwo utwo tuvuta duhari. Ariko Mana we ubwo utwo tuvuta duhari tubungabunge. Utwo tuvuta nitwe Imana igiye kuzamukiramo ikora igitangaza. Ni duke ariko turahari. Ni duke ariko turahari. Reka nkubwire rero wa mugore we. Elisa aramubwira ngo genda utire ibintu, ariko ntutire bike kuko Imana yanjye ndayizi. Haleluya. Ntutire bike kuko Imana yanjye ndayizera. Utire byinshi, nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana igiye gukora igitangaza ariko kiremereye. Kumubwira ngo atire ibintu ariko ntatire bike ni ikimenyetso kigaragaza ko amavuta Elisa yiyizeyemo ari buze gukora igitangaza kirenze cy'uyu mugore ari gutekereza. Wenda ari kuvuga ngo tuvuta ubwo ari dukeya ndatira bike, Elisa ati reka gutira bike utire byinshi kubera ko Imana yije gukora nikora bike ikora byinshi. Hanyuma aragenda aratira, ariko umva ijambo ry'ubwenge Elisa ashizemo. Aramubwira ngo nujya gutira ntutire kure, utire mu baturanyi. Ibi ni ibiki ndabagira nte? Ntutire kure, utire mu baturanyi. Bamwe bagututse bavuze ko ntaho uzagera, ntacyo uzageraho, ntibizakunda, urapfuye, amadeni arakwishe.
ntutire kure, utire muri abo ngabo bagufashaho ijambo. Aha, ndashaka Imana igukorera igitangaza bakurwanyije bagihari. Imana igukorera igitangaza bakurwanyije bakiriho. Abavuze ko utazabyara ubyare bahari, abavuze ko utazashaka ushake bahari, abavuze ko utazubaka inzu yawe uyubake bahari, abavuze ko utazatura ahantu heza uhature bahari, abavuze ko utazashaka ngo ube umuntu ukomeye. Umva Mana, ibi ni ibiki mwuka byara. Abavuze ko utaziga wige bahari, abavuze ko utazakomera ukomere bahari, abavuze ko nta bukwe uzakora ubukore bahari, abavuze ko utazaheka uheke bahari, abavuze ko utazakikira ukikire bahari, abavuze ko utazagira ubwenge ubugire bahari, abavuze ko uzabimbwa ube umugabo bahari. Mana we, Elisa aramubwira ngo nutire ibintu ntubitire kure, ubitire aho ngaho mu baturanyi, muri abo bavuze ko ntacyo uzageraho. Umugore aravuga ati ahubwo ndeka ngende, ngo aragenda atira ibintu, ariko Elisa aramubwira ngo nuza kubitira winjirane n'abana bawe mu nzu ukinga utwo tuvuta ugenda udusuka muri buri kintu. Ngo barakinga koko ibintu babitiriye kandi batira byinshi, ngo utwo tuvuta agenda asuka muri buri kintu, asuka ngo bya bintu byose biragenda biruzura. Byuzuye abwira umwana we, aramubwira ngo nta kindi kintu gisigaye. Umwana ati byose byuzuye. Nimba hari umuntu muri kumwe ureba kino kiganiro wamubwiye ngo humura byose bigiye kuzura, wajyaga ubireba ukabona biracagase, ukabona wapi, humura bigiye kuzura. Byari byaranze kuzura, Imana ije donc Imana izanye umwanzuro wo kubyuzuza. Bigiye kuzura. Abantu bazi ko bitazuzura ariko bigiye kuzura. Hanyuma rero ngo bimaze kuzura ibyo bintu byose, aragenda abwira Elisa, aramubwira ngo ibintu byose natiriye byuzuye. Elisa aramubwira ngo ubwo byuzuye rero genda ugurishe. Ariko Mana ndafashijwe. Genda ugurishe, nushaka ntugurishe kure, ugurishe mu baturanyi, muri bamwe bavuze ko ntacyo uzageraho, ugurishe hafi aho, ugenda ubahereza. Ati yemwe nimuze mugure amavuta. Noneho umanika amatangazo, ushyiraho icyapa ku muryango, uvuge ngo hano ducuruza amavuta. Ariko Mana nyagasani, jya kugenda ubabwire ngo hano ducuruza amavuta. Amatangazo arayamanika, hano ducuruza amavuta kandi muze mwigurire amavuta ku giciro cyiza. Uyu mugore ngo aragenda agurisha amavuta, amaze kuyagurisha ngo ayishyura umwenda, ngo asigaye amutungana n'abana. Iyi Imana ikoze igitangaza, iguha igitangaza sifa kwa Mungu, kitari cyanone gusa, kitari cyo kwishyura umwenda gusa, ahubwo kikaba igitangaza kizagusazisha mu izina rya Yesu. Mwanyemereye nk'abasengera ko numva mfashijwe. Imana igukorera igitangaza kandi ntago uzaruhira ubusa. Uyu mugore umugabo we nawe ntago baruhiye ubusa, kuba barakoreye Uwiteka byatumye Imana yibuka kukugirira neza, yagiriye neza abo bahanuzi. Imana imwishyurira umwenda, abana be batabagizeho ingwate. Uyu mugore ariko ibaze kujya kwagura amavuta, baravuze ngo abana bazarerwa n'umugore ngo ntibazakura, ngo tutwara ngo tugiye kurwara bwaki, ejo ugasanga niwe uri gucuruza amavuta. Umuntu wavuze ngo iyo reba umuntu wakubwiye ngo ntago uzabaho, akakubwira ngo uzabaho mu buzima bubi. Reba umuntu wakubwiye ngo uzapfa ntacyo ugezeho, nk'uko uyu mugore bamubwiraga ngo umugabo wawe arapfuye none ugiye kubaho nabi. Abo ngabo bamubwiraga ibyo ngibyo, bugacya baza kumugurira amavuta, baza kumuhahira amavuta, bagasanga ari muri butike, ari mu mangazini ari gucuruza, avuga ngo bakiriya beza tubahe iki. Ariko Mana ni ukuri kose ntago bazaruhira ubusa, nta nubwo bazabyara abana bakubana amakuru. Aba bana bari bagiye kuba ingwate, bari bagiye kubagira imbata, abacakara, ariko kubera ko ise yakoreye Uwiteka, kubera ko mama we yakoreye Uwiteka, ntago baruhiye ubusa. Ngira ijambo Imana ari impaye kukubwira, narinje kukubwira ngo humura ntabwo uzaruhira ubusa. Sezerera amajwi yose yaguciye intege, sezerera amajwi yose yakubwiye ko bitazashoboka, wongere wakira ijwi ry'Imana ryakubwiye ko ari izabikora.
sezerera amajwi y'urucantege, sezerera amajwi yose akubwira ngo ntibizakunda, ongera ugarure rya jwi ryiza ry'Imana ryakubwiye ko izabana nawe, uzamura icyubahiro cy'Uwiteka utitaye ku byakurwanyije n'ibiri kukurwanya uyu munsi. Humura ntago waruhiye ubusa. Imana igiye kugukorera igitangaza, kandi icyo ufite uri gutesha agaciro uri kuvuga ngo ntago Imana yacyuririramo ngo ikore igitangaza, icyo ni Imana ihereyeho. Icyo ufite, icyo ushoboye kibitsemo icyo ushaka, icyo ufite nicyo kirimo ikizagukiza. Gikomeze witakaze icyo ufite kuko kirimo ikizakubeshaho. Reka nsubiremo iri jambo hanyuma dusenga. Komeza icyo ufite kuko nicyo kirimo ubushobozi buzakugeza ku Imana ishaka kukugezaho. Uyu mugore yari afite utuvuta duke, nitwe Imana ihereyeho ikora igitangaza. Komeza icyo ufite Imana yaguhaye kuko kirusha agaciro icyo utegereje, kandi icyo ufite kirimo icyo ushaka, kandi icyo ufite nicyo kibitsemo icyo ushaka ku Mana. Munyemerere dusenge mu izina rya Yesu. Siri jambo raryumvise. Komeza icyo ufite kirarusha agaciro icyo utegereje, kandi icyo ufite nicyo kibitsemo ibyo ushaka, kandi icyo ushoboye nicyo kibitsemo icyo ushaka ku Mana. Hanyuma witakaza icyo ufite udatakaza icyo ushaka. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mwami Yesu turagushimiye, nkuko ijambo ryawe rivuze, riravuze ngo ntibazaruhira ubusa, kandi ngo ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko abakoreye Uwiteka bose igihe kizagera bagororerwe. Yesu abwiye Petero ngo iki? Aramubwira ngo muri mu isi nzabakubira inshuro 100, ariko nyuma y'ibyo byose nzabaha n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abagukoreye ntago bazakorwa n'isoni, abiringiye Uwiteka ntago bazakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Tukwikomejeho nk'intwari, ukomeze turwanire intambara zose kugeza igihe uzibuka bimwe wavuganye natwe, ugasoza rya sezerano ryiza wagiranye na buri muntu wese uteze amatwi kino kiganiro. Ntago bazaruhira ubusa, ntihakagire uruhira ubusa mu bagukoreye, nta numwe uzikorera amaboko. Ndagushimiye ko ugiye kwibuka imirimo yose twakoze tuyikoranye urukundo. Ndabigushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Hanyuma kora subscribe, hanyuma ubutumwa bugeze no ku bandi bantu benshi cyane badukurikiranye, ukore share, wandike comment nta kibazo, kandi like, hanyuma Imana ikumere umugisha. Murakoze, ndabakunda cyane.